Ndabashimira ko munteze amatwi. Ubu ntitukira abami bagatsata gusa. Ubu nitwe kipe ikunzwe mu Rwanda, izo za Rayon Sport na za APR zirabesha. Ubu kugeza kuri aka kanya twabuze Mukeba. Ubu yitaga Mukeba ngo ni Eriporo. Yamaze kubona ko icyuma gihati kirayi kikakirya, atanga imihoho hakiri kare. Hari indi kipe mu Rwanda itariyandikisha no mu cyiciro cya gatatu, wabona n'abafana nk'aba ngaba. Hari indi kipe mu Rwanda se muzi yatwaye igikombe idatsinzwe? Hari indi kipe muzi ishimisha abafana bayo kuri uru rwego se? Igisubizo ni oya. Ayo niyo magambo y'abafana ba Friendly FC yo mu Gatsata nyuma yo gutwara igikombe badatsinzwe, nyuma yo gutsinda Tigers FC ku mukino wa nyuma bagatwara igikombe. Bamwe bati turareka akazi kose twakoraga twifanire Friendly FC gusa. Ariko kuki utavuga nk'umuntu ufite ubwonko bwinshi? Abandi bavuye ku bigugu by'amakipe akomeye bafanaga baza kwifanira Friendly FC. Iyi niyo kipe yonyine itagira n'icyiciro na kimwe barizwamo muri Ferwafa, ariko imaze kwamamara mu gihugu hose ku buryo itsinda umukino abaturage bagahurura bakuzura umuhanda kuva mu Gatsata kugera Nyabugogo. Ibaza umunsi bazaba bageze ku rwego rwo guhangana na za Rayon Sport na za APR. Icyo gihe ubanza umunsi yakinya hazajya hatangwa konja hari. Perezida Gatete ati nabatwaye igikombe ntarazana intwaro z'abakinyi bamenyereye cyane, ngiye kumanura intwaro z'abakinyi beza kandi benshi ku buryo nzajya mbatsindisha ikipe ya kabiri. Aragira ati abashaka gutwara ibikombe babitware ntariyandikisha mu cyiciro cya gatatu, kubera ko Friendly FC nigera mu cyiciro cya gatatu ibikombe byose izasakuma. Friendly FC yabaye umugozi dukipe two mu Gatsata twose tuza twiyahuraho. Iyo ari itahiwe kwimanika yitwa Tigers. Tigers nyuma yo kugera mu kibuga ikabona ko gutsinda Friendly bidashoboka igashaka kunganya, bakazajya biryamisha buri segonda. Friendly FC yabakubise igitego biryamishaga barabyuka bipfushije barazuka. Nyuma yuko Friendly FC bakubise igitego bakabona bisa nk'ibyabarangiriyeho, ibyo gukina football babaye nk'ababishize ku ruhande bakina gipfunsi ball. Nkuko muri Bibiliya handitse ngo ibyo mwiyaturiyeho nibyo bizababaho. Tigers FC nayo kunganya yarotaga byarangiye biyibayeho, kuko gipfunsi boro bari batangiye gukina byarangiye ku isegonda rya nyuma bayeshaje igitego cyo kunganya. Abakinyi ba Friendly FC bakimara kwishurwa igitego ku isegonda rya nyuma bose babaye nk'abarwaye diare. Ariko uwitwa Messi arababwira ngo na nyuma ya zeri irakora. Iryo jambo ritari babera nka paracetamol kubera ko ryabagarura imbaraga zo gutsinda penalty. Bageze muri penalty umusifuzi yababwiye ko gipfunsi boro muri penalty idakora. Mama yangu. Ubundi birangiye penalty bazinaze hanze, Friendly FC batsinda penalty 5 kuri enye. Ubundi batahuwa bareba baririmba urwo babonye, Friendly FC itaririmba izamazamuka. Game over. Umunyezamu Damuru nyuma yo gukora save wajyana muri banke bakaguha inguzanyo ukayiha umusaza akaguha umugeni, wagura n'ibyaha bakaguha ijuru. Kuko urimo satanisha. Ntabwo ari gusa. Byageze muri penalty ati nibimbarweho nimushyire mundi. Ubwo umutoza igikombe barakimuregeje ashira mu ndu zimata, nawe ageze mu izama itazimata Friendly twara igikombe gutyo. Abanyagatsata batubera ya Sport iri gusinyisha imifungo itabona Raba, itabona Napoli, itabona Messi, itabona Olivier, itabona Kunduri, itabona Masabo. Bati bararinda binginga gishweka batabona Damuru. Sugira Ernest wabaye rutayizamu w'Amavubi ndetse na Didier Taicho ukinira Rayon Sport ufite murumuna ukina muri Friendly FC bari bahasesekeye mu gutanga ibihembo, ubundi bafata imidari bakazajya bayambika abakinyi babaye indashyikirwa ndetse n'abatoza ndetse n'abasifuzi. Ubundi ibirori bigenda neza cyane. Ku bakobwa bateye neza nk'ibisabo b'ikimero bari baje batera igikombe cyiza cyane, ndetse n'amatara yamurikaga neza. Ibikombe byaratanzwe, abakinyi bitwaye neza barashimirwa, abasifuzi barashimirwa, abatoza barashimirwa, amakipe yitwaye neza narashimirwa. Ubundi abaraho bose basingiza Gatete batigendura umuntu w'umugabo wategurisha ngo ryiza. Amafaranga agera kuri hafi miliyoni niyo yahawe ikipe ya mbere. Iya kabiri nayo ihebwa amafaranga ari hafi aho ngaho, niya gatatu ihebwa amafaranga ari hafi aho ngaho. Ubundi ikipe zose zitabire zikaza mu myanya y'imbere zirishima, izatashe ziririmba urwo zibonye nazo zirimo Eriporo zijya gutegura kugira ngo umwaka utaha nazo zizaze zimeze neza. Ni mu mukino wa nyuma w'ishiraniro wahuzaga yitwa Friendly FC na Tigers zo mu Gatsata.
ikipe zageze kuri finali zabikoreye. Abantu bavuga ngo Tigers ishobora guhangamura Friendly FC yageze kuri finali itaratsindwa, ariko Friendly FC nayo ikavuga ngo turi ikipe itsinda ifite abafana benshi hano. Umukino ukarangira Friendly FC na Tigers banganyije mu mukino w'agapingane, ariko byagera muri penalty Friendly FC ikagaragaza ko ikipe nkuru aba ari inkuru, ikipe y'abafana iba ari y'abafana. Bateye penalty, batsinda penalty 5 kuri 4, birangiye igikombe bagitera ibyishimo bitamu Gatsata. Abaturage buzura mu muhanda, guturuka mu Gatsata ugasubira inyuma za Karumu kanagaruka imbere Nyabugogo. Umuhanda wari wuzuye abafana b'umukara n'umweru bagana ku Isonga Bar Friendly FC yakiriraho, bavuze induru bati igikombe turakigurukanye nako bakubita utugoma. N'umukino watangiye ku isaha 9:30 kubera ko mbere yaho saa 6 habanje kuba umwanya wa gatatu wabanje guhuza Nyakabanda FC na Warriors. Ababanje mu kibuga ku mpande zombi, ku ruhande rwa Tigers mu kibuga hari habanjemo Murundi mwizamu uzi no gufata cyane, umuzamu wigaragaje agakuramo amashoti menshi nubwo ageze muri penalty bikanga. Muri defense harimo witwa Kudusi nimero 3, nimero 2 Patrick, nimero 3 Libero w'umuhanga, Korode nimero 13, Pierre nimero 8, hakaza witwa Kaweme nimero 9, Olivier nimero 17, Dorogoba namba 10 mugongoni, Christian namba 14 mu mugongo, ndetse na Kasa nimero 11. Bibutse kuyu Kasa n'umukinnyi w'umuhanga wari we Tigers ashaka guhesha igikombe ariko biranga. Ku ruhande rwa Friendly FC mwizamu harimo Mwenyewe Damuru wanakoze save y'ikinyejana y'ikinyagihumbi ishobora kuzamujyana mu makipe akomeye Burayi. Save yakoze abafana ba Tigers nabo bakamukomera amashi. Damuru yari yabanje mwizamu rya Friendly FC. Muri defense harimo Fisto bakunze kwita Muzehe bakucomekea cyangwa se Fisto Karara Maere. Hari muri defense kandi Kunduri, hakaza Chaba, hakaza Fabrice bakunze kwita Fabu cyangwa se Nyirurugo, hakaza Olivier, hazamo Dudu, hazamo Masabo bakunze kwita Uziri, hazamo Gatete kapitena akaba Mwenye Kikwembe na Mwenye Timu, hakaza Messi ndetse na Araba kuri 11. Abana b'abakinnyi 22 babanje mu kibuga bagombaga kwishakamo 11 bagomba kwishima na 11 bagomba gutaha baririmba urwo babonye. Abagomba gutaha baririmba urwo babonye nababuze igikombe, abagomba kwishima nabari babonye igikombe. Wabonaga ko ikipe ya Tigers iri hejuru isa nk'ishaka gutsinda, ariko ukabona Friendly FC isa nk'iri kwirwanaho. Igice cya mbere abakinnyi ba Friendly FC bararushijwe cyane, Tigers ikabadomina, ukabona nta n'igisubizo bafite. Ukabona uko byagenda kose uwo mukino ushobora kuba 0-0 cyangwa se Tigers ikakibona. Tigers yaje kwirangaraho mu gice cya mbere kubera ko yawoye umukino ariko ntiyabona igitego. Naga ariko byari kugera mu gice cya kabiri. Mu gice cya mbere Friendly FC yahuye n'ibizazane kubera ko abakinnyi bayo bagiye bavunika cyane, abandi bagacika intege cyane, ariko kandi abafana bayo bo ntibaburaga gufana, induru bayihagumwa bagafana. N'umukino wari witabiriwe n'abayobozi hafi ya bose bo mu Gatsata, kugeza naho na gitifu umurenge wa Gatsata n'abayobozi b'urubyiruko bose bari baje kwihera ijisho uburyohe bwa ruhagobera mu Gatsata. Umukino wakomeje mu gice cya mbere gusa birangira ari ubusa ku busa kubera ko Friendly FC wabonaga kwataka kwayo ari guke, igashaka kugera imbere ariko bikanga. Birangira Tigers yidominye, ariko Tigers mu kudomina kwabo iza kwirangaraho ntiyabonamo igitego. Nkuko bisanzwe ko Friendly FC ikunda gutinda mu gice cya kabiri, umutoza wayo n'ubundi ntiyazuyaje. Bakiva mu gice cya mbere yabanje kubabwira ngo mutuze mugabanye igihunga. Friendly FC ntibari bamenyereye gukina finali cyane, bari bafite igihunga giteye ubwoba, ariko umutoza babwira ko igihunga ntacyo cyagufasha, abasaba gushyira agapira hasi bagakina. Umutoza yarababwira ati ndabizi ko muri abahanga, abakinnyi ba Friendly FC ntaho mubure n'aba Tigers murabarusha. Tigers yigeze gutsindwaho ariko mwe mugeze ahangaha mudatsinzwe n'umukino n'umwe. N'ikimenyimenyi nimwe mufite abafana benshi. Ati rero ubuhanga bwanjye ni ukubabwira amagambo meza, nkabahumuriza, nkababwira ngo mugende muhagarare neza mu kibuga, isaha ku isaha igitego murakibona. Tigers yaje mu kibuga igize ngo amazi aracyari yayandi. Friendly FC bibutsa ko ibyo ifi yigira mu mavuta atari byo yigira mu mazi. Igice cya kabiri kigitangira Friendly FC wabonaga ko yarushije Tigers cyane, ikayidomina cyane. Aba Tigers babonye ko nta kundi byagenda, batangira kuryama baravuga ngo nibwo twanganya twatera penalty. Iyo aba Friendly FC bamaze kubona ko utangiye kuryama baba bavuga ngo ubwo ngubwo watangiye kunanirwa. Umukinnyi abafana ba Friendly FC batazibagirwa ndetse n'abakinnyi ba Friendly batazibagirwa n'umukinnyi w'umusore ubyibushye cyane wakiniraga Tigers, abantu bakundaga kwita Rukaku cyangwa se Mbewumo, umukinnyi w'uruhara ndetse n'amabuno manini. Uwamubonaga mu kibuga ari kure yagiraga ngo ni umudamu cyangwa se umugore, ariko mu kwiruka yajya muri duel ukabona imbaraga ni za kigabo. Uwo mukinnyi yari yahabije abafana cyane,
ariko kandi yatangaga na burudani kubera ko abantu bose bamubonaga baridagaduraga bakamusega. Abantu bose bifuzaga ko yafata umupira, yewe n'abafana ba Friendly bifuzaga ko yafata umupira ngo babone uko bamukomera. Kimwe mu byatumye ikipe ya Tigers itsindwa ni ukwizera uwo mugabo w'ibiro byinshi, bakamushyira mu kibuga nk'ibyo bidahagije, bakamubanza kuri atake, ubundi akagenda agaswatagura imipira, uruhara rwamara kumuyagana agashaka kurwana. Ahubwo umutoza akimara kubona ko uwo mukinnyi ashobora guhabwa umutuku, kera kabaye yaje kumukuramo, atinda kuzugira amahane menshi kubera ko utangiye gusazira mu bana batari abawe, ushobora gukubita umuntu ahanga bakamereza umutuku bakanshyira muri riske, bityo vamo. Akimara kuvamo wagira ngo niwe warizinze Friendly yaratatse cyane, ivumbi riratumuka. Kugeza iminota hafi ya nyuma, Friendly FC yabonye koroneri, ubundi kubitamo igitego cy'umutwe, abafana binaga ibirere. Aba Tigers ntibatangira kubyumva, bari batangiye kwiryamisha bazi ko umukino warangiye, abenshi baryama, utaryamye akaba nk'uwipfishije. Bose bahise bakanguka, uwari waryamye arabyuka, uwipfishaga nawe arazuka, ubundi umukino urakomeza. Bakimara kubona ko bigeze mu minota ya nyuma kandi nta gitego bari bubone, batangiye kurekura igipfunsi. Uwa Friendly FC yafata umupira, Tigers ikamurekura igipfunsi. Umusifuzi akimara kubona ko batangiye gukina igipfunsi n'imigeri, yabahaye warning ati nimukomeza gukina igipfunsi ndabaha amakarita. Gusa burya ngo gukina igipfunsi ni tekinike bifashishije bari basanzwe bakoresha iyo gushyushya mu mutwe abakinnyi ba Friendly FC. Aba Friendly FC nabo barangije maze bashyuha mu mutwe karahava. Nyuma yo gushyuha mu mutwe nibaza ukuntu byagenze, umukino warangiye neza, umusifuzi afite ifirimbi mu ntoki agiye guhuhamo, ababonye igitego. Bakimara kubona igitego, abakinnyi ba Friendly FC bose babaye nk'abarwaye diare, bahita bagwa hasi nk'abari imigwira, abenshi bararyama abandi bifata mu nda. Hari na bamwe mu bafana ba Friendly FC bashatse no kujyanwa kwa muganga kubera icyo gitego. Uwitwa Messi yaragiye yegera buri mukinnyi wa Friendly FC aramubwira ngo ntabwo byari byarangira, none se ko badutsinze igitego natwe tukaba twakibatsinze, bose abantu nkatwe. N'abantu nkatwe, icyo tubatsinze ni nk'icyo badutsinze. Uko badutsinze igitego ni nk'uko garakwa kakanya kuri amasegonda arenga 15 asigaye twabatsinda ikindi tukabarusha. Abakinnyi baravuze ngo uziko ari byo koko, ngo kuko badutsinze igitego ku sekonda rya nyuma, natwe birashoboka ko nyuma twakongeramo ikindi. Gusa ntibyaje kubakundira kubera ko nyuma y'icyo gitego nta n'amasegonda 15 yaciyemo, umusifuzi atasifura ko umukino urangiye. Abafana ba Friendly FC bati ko tushobora kuba tugiye guhura n'urw'abagabo, bati twatsinze benshi ababo baraduhagama, bati twabanye twisasira udukipe amagana turaza tutugarika ahangaha, none abangaba kugira ngo ariko tubishura ku munota wa nyuma nibo batwishyuye ku munota wa nyuma. Bati birabibyo ntibiba amaraso, bataka kanya umwana agiye kuba nkundi. Bamwe bati hagiye kurya umwana ufite nyina w'inzobe, ufite nyina w'igikarara ry'agatigito cyangwa ryerege. Induru zaravuze mu Gatsata, ni nako bwari bwatangiye kwira, ubwo amatara yaratangiye gucanwa. Nibwo bwa mbere mu mateka ya Starabag amatara yaratangiye gucanwa kuri stade. Baragiye bazana amatara, ariko kandi abazamu baravuga ngo ayo matara muyakureho, ngo twe n'ubundi turareba turi nk'uducuramo imipira turayikuramo. Penalty baraziteye, Friendly FC yinjize 5 zose, Tigers bahushimwe, igikombe gitaha mu Gatsata ku ikipe ikunzwe cyane mu Gatsata no mu Rwanda. Perezida Gatata ati wahora n'iki mugabo, ati kwa gakipe kare kadukuyemo umwuka, ati mbega ukuntu twari dukubitiwe ahareba inzega, ibyago byari bibagwiriye hari habuze gato. Gusa Gatatu ukunze kwizera Imana, ukunze no kwambara jezi yanditseho amagambo y'Imana. Imana senga yagaragaje ko atari bayara, atari biguni, imuhereza igikombe, ubundi abanzi bararira, aba egise bariyahura. Friendly FC itahana ibyishimo, ubundi igikombe bahita bajya kugiserebura. Nubwo bwari bwije ntabwo byabujije Friendly FC n'andi makipe yari yatwaye ibihembo, ndetse n'abakinnyi bari batwaye ibihembo, n'abasifuzi kwambikwa imidari. Nyuma yuko saa moya z'ijoro zari zigeze, baravuze ngo nitwasubika ibirori nk'ibi ngibi biryoshye birimo n'abayobozi, ahubwo ni muzana amatara. Abazana amatara baracana, ubundi abasifuzi bambikwa imidari, abatofusikora baharwa imidari. Nyuma y'ibirori byo guserebura igikombe ku kibuga, abafana ba Friendly FC bahise birara mu mihanda, kuva Nyabugogo gusubira mu Gatsata, ukagera mu Gatsata ugasubira za Karuruma, ahitwa ku Bizibiti hose hari huzuye. Abafana bakubise buzuye, baherekeje ikipe yabo kugera ku isonga aho bagiye kwiyakirira. Friendly FC igeze ku isonga, Gatete yababwiye ko ibyiza aribwo bikiza. Ati ngeni perezida w'ikipe, ndababwira ko ibyiza aribwo bigitangira, ubu nibwo twaza bazatubona. Gatete avuga ko mu ikipe yagiye kongeramo abafana benshi, akongeramo n'abakinnyi benshi, staff yakayubaka neza ku buryo ahita yiyandikisha mu cyiciro cya 3.
aragira ati ndimara kugira mu cyiciro cya gatatu ntawe uzankira, ikipe nzazikubita mpereye hasi kandi akazaza kanyiyahoraho kose nzakereka ko ntari agafuka imvugo rimwe. Mu mujyi wa Kigali ngo bagiye kubona indi kipe challenge za Kiyovu Sport za Gasogi n'izindi zigize akara akagengo zagarira umujyi wa Kigali. Friendly FC ngo igiye kuzihindura amateka, umupira wo mu Rwanda usubirana umwimerere wabo, umupira utarimo ruswa, utarimo amarozi, utarimo icyene wabo, umupira ukiniwe hasi kandi ugakinirwa mu kibuga pana hanze y'ikibuga. Bariyakiriye, baranywa, bararya, barishima, barangije bakinya akadiho baratanga batsinze, ubundi bajya kuryama. Ubu igikurikiyeho ni ukureba imipangu yandi marushanwa akurikiyeho Friendly FC igiye gutegura cyangwa igiye kwitabira. Ibintu ngo bigiye kuzaba umubeya.